nitwa Clarisse nk'ibisanzwe hanyuma rero welcome to my YouTube channel and welcome back ku muntu tubonye bwa mbere ni Clarisse ndi hano kugira ngo nganirize abanyarwanda ibintu bitandukanye ubuzima butandukanye ariko nanone nshaka ko mvuga ku bintu byagiye bivuga kuri social media ku buzima bwanjye bwite ndetse no ku buzima bw'abantu. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku bintu bimaze iminsi bivugwa kuri iyi mihanda yacu cyangwa se hano mu Rwanda, ibintu tugenda tubona kuri social media ndetse tunavuge n'uburyo wowe ubwawe ubona social media. Ese ubibona uti? Dufite inkuru y'umusore bita Mpano uzi kuririmba cyane, umwana w'umuhanga wavuye hasi from scratch, ariko mu minsi iri imbere mu minsi ishize yakoze ibintu twese twabonye bikadutungura. Ku bantu batamuzi, I don't know how to sing but I'm going to try ku ndirimbo ye imwe so that you can understand niba iyo ndirimbo warayumvishe and then umenye umuhanzi turi kuvugaho. Araririmba akavuga ngo iyo ndimo gusengesha andiro dararunguruka ibyo ruba binkundisha uzi gukunda n'umukobwa w'umurundi kazi umujyani wa ngarashaka yes, that's the song for the artist yitwa Mpano. Ndagira ngo nse n'abacalenjinga aho abanyarwanda ho gatoya. Mu minsi ishize yasohoye video ari kumwe n'umukopine we cyangwa se madamu we cyangwa se umusheri we. Mu biganiro bitandukanye yagiye mentioninga ko afite umugore ndetse n'umwana. So arona niba uri ari we mwana we niba ari we mugore we, ariko ejo bundi badusohoreye video twese twavuga ngo iteye isoni utakifuza kwereka umwana wawe. In fact uri n'umubyeyi wabyaye uri umukobwa cyangwa Mpano, I don't think ko waba proud yo kubona ubwambure bw'abana bawe kuriya ku muhanda. Hanyuma rero impamvu mbigarutseho nshaka tubivugaho ni iyi. Murabona ukuntu Mpano n'umusore ukiri muto cyane ufite ahazaza, azakenera kubaka umuryango. Either ashaka kubaka, mama ashaka kuba yarakoze biriya nk'umusitari wenda akeneye kugira ikindi kintu yerekana, swat bishobora no kuba byaramucitse. Ariko inshuti yanjye reka mbwize ukuri, buri gihe niba wambaye ubusa buri niba ugize igitekerezo ukavuga ngiye gukuramo imyenda yanjye, ibuka kureba around y'ahantu hakwegereye ko nta kamera ihari, sibyo? Igihe cyose ugiye gukora kambivuge sex n'umuntu mukundana, ibuka ku making sure ko nta kamera iri aho hafi. Kwa ko ndakubwira iki, uyu munsi hari ibintu twita nko gutwika, dufata ubuzima bwo kuri social media, ndashaka umustar. Hari abantu benshi tugenda tubona bakazana ubwambure bwabo ku gasi, hari amavideo wabonye, hari nanjye yo nabonye. Ariko reka nkubwize ukuri, umukobwa wese cyangwa umusore wese ukwiye kurinda image yawe mu buryo buri secret, uko wabigenza kose, ariko ukwiye kurinda ibice byawe by'ibanga, ukwiye kubirinda kujya ku gasi. Kubera iki? Uyu munsi uri umunyeshuri wiga muri kaminuza, urakishakisha, cyangwa se uyu munsi warangije secondaire cyangwa niba nize uracyari kwishakisha. Hanyuma hari ibintu nyine twikora mu myaka yacu teenage y'ubu Gen Z, akaba ariko mvuga, urumva bitugiraho impact. Nani kuvuga ngo uyu munsi umunyeshuri wiga kaminuza cyangwa se warangije kwiga cyangwa se ari uracyari kwishakisha muri ubuzima bwo hanze. You don't know either ko bazaguhamagara mu nama y'abadepite, either bazaguhamagara ku mwanya w'ubuperezida, birashoboka ushobora kuba minister, ariko niwica ahashize hawe
bikakunanira guprotectinga ubuzima bwawe bwo mu bukobwa n'ubusore, hari amahirwe uzatakaza y'ahazaza kubera ibyo wikoze. Guys, ndabinginze, rinda ubuzima bwawe buri prive. Hari ahantu henshi, reka nanababwira, hari ahantu henshi tujya ugasanga wizeye umukunzi, umwana w'umusore, cyane cyane ku bakobwa, uramukunze, urasaze, kuko abakobwa dukunda nabi, mana yanjye, n'abadamu nuko dukunda nabi, ugakunda umusore ukenda nko kwirukanka, kumva umusore we agufiteho tageti yo kukurangiza, yo kukurimbura. Ugasanga niba ugiye ngo mubonane, yagutanzemo, agiye kugutega kamera, wenda hano muri kuburanira, ni mu rugo se, ni muri chambre, ni muri hoteli, wherever, as long as wagiye ukunze uwo muntu, umuntu akundana, ugasanga yagutezemo kamera tout simplement kugira ngo akwangiriza ubuzima. Kuko abana b'abasore bari ubu nabagome cyane. Ntago ari njye kuvuga ngo ni bose, ariko harimo bamwe babana babi babagome, abayumva yarangiza ubuzima bwawe. Ntago ari buri muntu wese uje mu buzima bwawe ngaraje kukugira umumaro. Si buri muntu wese uje kugutereta ngaragukunze. Si buri muntu wese ukubwiye ko agukunda ngakwifuriza neza. Girls, you have to be careful. Hari abantu benshi kuko ajise ko hari umuntu ushobora kukureba akakwifuza ukamukatira, wamukatira akagutega undi muntu. Uwo muntu aguteze akaza afite misiyo kuri wewe, kandi uwo muntu akora iyo bwabaga kugira ngo akwangize. So il faut que ko niba ugiye no gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu uwo ari we wese, just protect your image, protect your imyanya yawe y'ibanga. Sinzi kuri nyine nabivuga. Irinde ubwambure bwawe, burinde kujya hanze kwa rubanda. Imagine umunsi umwana wazaba ari kureba, azaba ari kureba izo video wambaye ubusa uri gusambana, ishyire muri uwo mwanya, cyangwa se mubyeyi wawe wishyire muri uwo mwanya. Nukuri sinjye kuvuga gutyo kuko nyine muri abastari batandukanye. Hari n'igihe ushaka kumva inzozi zawe warahise muri social media, ariko uburyo bwiza bwo kwimpress abantu kugira bakuganeye bagukunde ntago ari uburyo bwo kwiyangiza, nta nubwo bikorwa, in fact uko kuntu ba wana biyeretse ntago ari byo bizaba attention kuri we ngo bagukunde. Ni byiza ko ibyo wakora byose wakora ibindi, ariko ibintu byo kwiyandagaza wiyambika ubusa ku gasozi uri gukora imibonano mpuzabitsina ku karubanda, that is no good idea. Please mubyumve ko nta hantu byazakugeza, in fact birakwica nawe ubwawe, kuko ndahamya neza ko depression uburwaye yo guca ahantu ukumva. Twajya tubona amakese menshi cyane ayaba Emerine, mbose byari ngombwa kubivuga, I'm sorry, kuko byagiye kwa rubanda. Fuko ko nawe n'urugero rwiza navuga ngo rw'umukobwa wagizweho ingaruka no gufata ama video uri gukora ibintu bishimisha umubiri wawe. Kuko buri wese afite uburenganzira bwo kugira uko yitwara nuko yiyumva. Buri wese afite uburenganzira bwo kwiyambika uko bishaka, buri wese afite uburyo bwa aryoherwa muri sexy. Hari abantu baryoherwa bitandukanye, hari abantu bakora sexy n'ibindi bintu bitandukanye bitari abantu bitewe n'amahitamo yabo. Ntabwo ari igihe cyo kubajudginga, ahubwo ni igihe cyo kubabwira ko niba unabikora keep it secret. It's not necessary ko bijya ku karubanda rwose wikicira hazaza, kuko iyi myaka urimo umuntu muri kamera ya muntu agira buri stage ageraho. Rero witumi stage y'ubwangavu bwawe cyangwa y'ubujenizi bwawe ikwangiriza hazaza, kuko nubwo wabikora nko kwivura depression, hari amenshi babikora nk'abari guhima ababyeyi, abari guhima abantu runaka se, gushaka kwipresenta se. Nta muntu wipresenta yiyambika ubusa cyangwa se akora ibintu bituma abantu bamujudginga cyangwa bamufata ukundi, kuko icyo kintu barashyize hanze. Nukuri ndababwiza ukuri, hari abantu bakibitsa ama video ya ba Emerine, hari abantu bakibitse video, ari umuntu utazigera siba video ya yampano. En fait n'umuntu wabibonye mu maso iyo muhuye nibisazi. So rero rekeraho kwiyangiza, rekeraho kumva ko ubuzima bwawe bugarukira uyu mwaka gusurimo, bugarukira kuri uwo boyfriend ufite gusa. Boyfriend baturusha ubwenge bakadushuka, kandi sometime umusore uza gukora na sex nawe ntago bagukunzera majorité, ni just yikorera ibyo akora yigendere. Wowe rero kwa ko umutima abakobwa Imana doha umutima woroshye, uratwarwa
ukagenda ukumva ko wabonye umusheri hanyuma ukibagirwa personality yawe, ukibagirwa weho wanyawe, ukibagirwa n'icyo ugomba gukora na purpose y'ubuzima bwawe, kuko purpose y'ubuzima bwawe ntabwo igarukira ku muntu muhuye 2025 never ever. Ikindi mwige gukunda ababyeyi banyu no kububahisha muri society. Uko umubyeyi yaba yaragufashe kose, uko yaba yaritwaye kose, igakubaha umubyeyi wawe. Impact niba utanashaka kubaha umubyeyi igakubaha, niba utiyubaha igakubaha ahazaza hawe, kuko uzakenera kubyara. Cyakoze niba udafite gahunda yo kubyara, mana yanjye, nushaka ujye ufata akaguru kamwe ukamanika mu kirere, akandi ukajugunye ushaka winaga hejuru mu kirere, nurangiza nujya kumanuka witaza wikubita hasi ushwanyuke, nibikureba. Ariko mbabarira urinde umutima w'abana bazabona ubwambure bw'umubyeyi wabo ku gasozi. Biteye isoni n'ikimwaro. Sindi kuba judginga kuko sibo bayishyize hanze, ntabwo mbifitiye amakuru uwabishyize hanze, ariko nane nta nkurikije ukuntu ngiye nabonye y'amana yari ameze n'umu girlfriend we, nabonaga bishimye, bari so proud, video bayifata nta kibazo bari bafite. Urumva nyine bwari ubuzima bwabo bwite, bumva bishimye. Iyo umuntu ari no mu rukundo aba yasaze guys, aba yasaze. Iyo ukunda umuntu sometimes raniyibagirwa cyane cyane ku bakobwa, wabonaga nyine ari ibintu bibareba. Ariko guys, stop using social media to destroy your future please. Ntabwo bikwiye ko mu myaka 30 iri imbere uzajya kwibana ukibona imihanda umwana wawe akagukina video wambaye ubusa mu nzu. That is not good. Hanyuma reka mbashimire, mbabwire ngo be careful ibintu ukora mu myaka y'ubu Gen Z, biba bizakugiraho ingaruka mu myaka yawe 30, 40 kugeza no ku bikecuru bwawe. Rekera kwiyangiza, rekera kwiyanga. Depression yose waba ufite, hari abantu benshi bafite depression kukurenza, hari abantu bafite ibibazo kukurenza, ariko batigeze bagira nyine uwo mwanya wo kwiyangiriza ubuzima. Kandi ntago depression ihoraho. Umunyarwanda yaravuze ngo ibihe byiza bisimburwa n'ibibi. Nuvuga ngo ubuzima ni up and down. Uyu munsi kuba ufite agahinda gakabije, kuba uri gukora ibintu bikanga, kuba udafite akazi keza, kuba uri kurwana n'ubuzima ukabona nta cyerekezo, kuba udafite umuntu gusapotinga mu buzima, byere kuguha impamvu yo kwangiza ubuzima bwawe, ahubwo biguha imbaraga zo kurinda ubuzima bwawe, kugira ngo ibihe byiza nibiza uzabyenjoye ngo udafite isoni zo gufesingana n'abandi. Sibyo? Wige kwikunda, wige kwiyubaha. Abantu tuba kuri social media like me, like others, singers, filmmakers, artists, journalists, mwese mwige kwiyubaha no kwirinda. Make sure ko umuntu mugiye kubonana, don't trust anybody, cause buri muntu wese nabikubwiye, hari abantu baza mu buzima bwawe ashaka kukurimbura tout simplement, kukwangiza kugira ngo image yawe irimbuke. Hari n'umuntu uzaza kugira ngo akugire inama, ariko niba ubona uwo muntu mugiye gukora sex agiye gufata video, iyo video agiye kuyikoresha iki ko muri babiri, icyo kibazo kukimutakibaza. Niba ubona uwo muntu muri gukundana ukabona ibintu byose ashaka kubidarapo karubanda, Eda ntagara gufata irembo iwanyu, niba muzi waba niba kuzi, nimbana nyine murakundana, mwarahuye pafu murakundana, ntago uwo muntu agomba gufata uruhare runini cyane ku buzima bwawe, kubera ko ntago ari we muntu uteganya kubana nawe amasaziro yawe. In fact niba unateganya kubana nawe mpaka mushaje, ariko si igihe cyiza cyo kwikora, cyo kubika memories zijyanye n'ubwambure bwawe, kubera ko iyi social media irabika, murandasi irabika, na nyuma y'imyaka 100 izakugarura ibyo wakoze. Wakizwe ukajya mu rusengero ka pasiteri, waba perezida w'igihugu, waba minister, waba nde, iyo utarinze image yawe haraho bigera ugakenera protection y'ubuzima bwawe buri prive, kandi iyo utaburinze mu myaka ikiri mitoya nukuri burangirika pe. Kambabwira ngo kude chapeau, ngire y'amana n'umukopine we, mwihangane ku bantu babakoze biriya bagasohora amavideo yanyu, nukuri mwihangane.